karande ni igiki? Ni ikintu kikurikirana umuntu gihereye mu gisekuru cyahaturuka kikamubaho n'abazasiga. Hari karande nziza rero, haba na karande mbi n'indwara zibaho. Naguha urugero, ujya kwa muganga kubaza ngo urwara sima, muganga kubaza ati se nyokuru ayirwara gati na nyoko ati cyane, ugasanga ari karande ya diabete, karande ya sima, ugasanga abantu bagira imvi ati izi mvi zo kwa nyirakuru, ukajya usanga abantu bagira ibitwenge ati nyina niko yameraga. Ni ukuvuga ngo uyu muntu abyaye umuntu ntago amuha umubiri gusa, amuha amarangamutima ye, akamuha umubiri, akamuha n'ubwenge. Donc umuntu ubyaye umuntu mubyara uko umuntu agizwe n'umwuka n'umubiri n'ubugingo, ni kubiha n'umuntu uzabyara. Hakabaho rero n'abantu bagiye bakorera Satani, ukavuka mu gisekuru cyakoreye Satani cyangwa cyakoreye Imana. Urumva iyo cyakoreye Imana, urabona ko imigisha y'Imana igenda no kubana. Urumva imigisha y'ababyeyi, abantu bakoreye Imana, imigisha y'Imana, isezerano ry'Imana kuri abo bana ribakomerezaho. Iyo si karande nziza. Ariko n'imiryango yakoreye Satani, ku buryo niyo umuntu abaye usanga imivumo, gukuramo inda, upfusha, impfu zidasanzwe, gukenyuka, ugasanga bikurikira abantu. Ubwo cyambere turagisubije, karande zibaho. Ntiwazihakana kandi zihari. Umuntu nazana abantu bakakubwira kuntu ibintu bimuriho bifite mu miryango yabo, afite n'ibimenyetso. Ubwo rero karande ziriho. Tugereho karande washaka ivaho. Karande ivaho. Ni gute rero bibaho? Ni gute umuka umuntu awuca? Ni gute birangira? Bibiliya itanga igisubizo, ikavuga ngo iyo umuntu haleluya ari muri Kristo Yesu, aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ibya kera wabyumvise? Yego, ndabyumva. Ibya kera dore byose bibaye bishya. Urumva karande irangiye. Ariko ikibazo gihari ni muri Kristo Yesu hehe. Niho abantu batamenye. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo bivuze umuntu aravuga ngo ngo uyu muntu ari mu idini, ngo uyu muntu yabatijwe. Oya, abantu barabyitiranyije. Ntago iyo umuntu abatijwe aba avuze ngo ari muri Yesu, kuko ushobora kubatizwa ku mpamvu zindi. Muri Yesu ni hanini, kuko iyo ugeze muri Yesu ubikere mu gishyi bya kera. Ni ukuvuga rero ngo ni ukuba ikibazo ntabwo kiri ku bya kera, ahubwo nuko hari aho bageze bitaviramo. Hari icyo utagezemo, nagira amazumva bigiye. Muri mbye ravuze ngo ngire n'itangiro ry'umunezero wanjye. Nitangirira, ariko nitangirira ntabwo yari yagira ku munezero wuzuye. Nitangiro ry'umunezero wanjye, aha niho umutwaro wamvuye ku mugongo. Avuga ijambo ryiza, kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane ntazibagirwa ukundi umutwaro uva ku mugongo. Imitwaro ya karande na kavukire igiva ku muntu, abadayimoni bakabimenya. Najya aho hantu rero, ndashaka kubwira abantu bose ko isi y'umwuka nta muti yaje ibamo. Pastor, twongeye kubaramutsa. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Yego, Imana ishimwe ko twongeye guhura. Turagira ngo dutangire dusenga Imana. Uyu munsi turaganira muri iki kiganiro ku bibazo by'abantu bibajije. Hari abantu batubwiye ngo muzatubarize Pastor ibibazo, wewe wagize icyifuzo ko twakubariza ikibazo. Uyu munsi nibyo bibazo turi busubize. Mfite ibibazo bitari byinshi turi busubize, kuko abenshi baragerageje gushimira Pastor bavuga ati twari kure, hari ibyo tutari tuzi, twabimenye. Abo sindi bubagarukeho. Ndasoma ibibazo byari biri, ndasoma komanteri ziriho akabazo cyangwa zirimo icyifuzo, kugira ngo Pastor adufashe kugisubiza. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye kuko uduhaye umwanya kugira ngo tuganire n'umukozi wawe. Turatumiye umwuka wera kugira ngo abane natwe. Twabonye ko ari isezerano, kaba n'ikimenyetso ku bizera bose. Turakwinginze kugira ngo umwuka wera kuri Pastor w'ubwenge wo gusobanura, kugira ngo byumvikane cyane ibyo tuvuga, kandi hariho umwuka werekeza amagambo tuvuga ayashyigikire rero, yaba twebwe yaba Pastor, kandi imbaraga nyinshi zibane n'abakurikiye iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu, amen. Pastor, rero hari ibyifuzo by'abantu benshi. Mu mwanya wanyu mukeya ntekereza ko ari byo mwabonye, ariko n'ibyo mutabonye, kuko komanteri zari nyinshi mu biganiro twakoze maze kujya ahagaragara. Abantu benshi babajije ibibazo byinshi, abandi barashimira. Turabashimira rero, baduheteye courage, aravuze ati mujye muhora mubwira ze. Ariko hari n'umuntu wabajije, reka mbere kuri yitwa Brigitte Kumbika, niyo mazina yanditse kuri YouTube. Yaravuze ngo kwatura icyaha umuntu akongera akagisubiramo buri gihe, watura ariko ntubireke, ugashuduka uguye mu cyaha watuye, wakireka gute? Ese wajya uhora watura kandi utakireka? Nimungire inama. Icyo ni cyo kibazo afite. Ikibazo afite no kumenya niba we icyaha niba kinesheka.
sinkacyabaza ndumva mu magambo make se yavuga ati mfite gukora icyaha ukacyatura ukumva kiragarutse nzajya mpora mbyatura ese ko nongera nkabyatura kandi nkabigwa nakinesha gute buriya abantu bamwe turi kumwe harimo abantu bagiye mu ishuri kwiga reka ntange urugero rworoshye bavuga ko iyo utanze ikizami isuzuma bumenyi kikananira abanyeshuri bose ikosa rijya kuri mwarimu cyane numva nawe ubyemera gutyo bavuga ko yigishije nabi bose nta watsinze bikugarukaho ariko iyo utanze isuzuma bumenyi abandi bagatsinda hakagira abatsindwa abatsindwa ikibazo kijya kuri bo ndashaka kubwira rero mushiki wacu niba nabyumvise ashobora umukobwa cyangwa ari umudamu yuko ibyaha binesheka icya mbere naheraho ibyo byaha iki cyaha umuntu avuga ati kitanesheka nabanza arebe mu buzima bwe niba nta cyaha yanesheje kimwe ntabwo mvuga byinshi ikimwe yanesheje kuko simpamya ko agikora ibyaha byose ibyaha ubundi ni byinshi ariko hari ibyo yanesheje akenshi ibyo yanesheje usanga ari byo bakunze kwigishaho cyane usanga abantu ibyaha banesha nicyo bavuze ushobora usanga nta nzoga anywa inzoga usanga ntayanywa kuko barayigishije niyo bamufashe baramuhagarika mu rusengero ugasanga iby'ubusambanyi ashobora kubikora yihishe akenshi ibyaha bikorwa ku mugaragaro abantu barabinesha kuko nuko ubonye banatinya amaso y'abantu ibyaha bigora abantu rero ni ibyaha bikorwa mu ibanga umuntu agira wenyine akabyatura icya mbere biterwa n'uwo yaturiye ubundi abantu bakomeza kumenya ko icyaha ari indwara nk'izindi ndwara zose umuntu arwara indwara ni indwara y'ubugingo iyo umuntu arwaye indwara rero icya mbere baravuga ngo ushaka gukira indwara agira gute arayirata niyo mpamvu kwatura bibaho ugasanga n'uwo waturira abantu benshi usanga baturiraho bakoranye n'icyaha cyakaturira umuntu w'inshuti ye ati umbikira ibanga tuzamvemo ariko ubundi hari abantu b'Imana b'abakozi b'Imana usanga ukamugira inama ukamubwira uti ngifite icyaha cyananiye ntabwo rero hano kuri cano dutanga umuti urambye cyane ko gusanga umujyanama we mu by'umwuka amugira inama ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite icyaha cyamunaniye inama ndi gutanga akaba yaracyatuye ntibyemere nashaka umuntu yizeye w'Imana umubikira ibanga ariko unamuherekeza mu rugendo wo kujya mu ijuru ubwo uti nakoze kuko akugira inama ntabwo twatura icyaha gusa ahubwo wowe waturiye anakugira inama kuko amenya umubwira amakuru yose arambuye akakugira inama y'uko uzajya ubigenza akajya nakubaza bigeze hehe byagarutse ariko kuva kera umuntu akwiye kugira umubyeyi wo mu mwuka abwira intege nke ze akamwaturira icyaha cye kandi akajya namukurikirana akamenya aho bigeze iyo ni inama namugira hanyuma inama ya kabiri y'ijambo ry'Imana noneho ikibazo ni iki umuntu yanavuga ati ubuntu bw'Imana burahagije ubundi nkomeje nkikorera ibyaha bitwaye iki ko Imana yampaye imbabazi zihoraho imbabazi z'Imana zirahari Kristo yarapfuye ku musaraba kwirwa natura si ngombwa Pawulo yahise rero asa nk'uwandikira Abaroma abigarukaho mu bice 6 mu Baroma aravuga ngo tuvuge iki tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage arasubiza ngo ntibikabeho ntibukabeho kuko twapfuye ku byaha twakomeza kuramira mu byaha dute twapfuye ku cyaha ni gute waramira mu cyaha kambwire rero abantu baduteze amatwi bose babyumve kuvuga ko icyaha wagikora ntucyaturi bivuze yuko ushobora gupfa utunguwe ukarimbuka hanyuma umuntu akibaza nahora natura buri munsi umva nkubwirire ahubwo hari umuntu wabajije Yesu mu bigishwa be ngo umuntu ankorera icyaha nzamubabarire kangahe ucyose wamusuje urakizi iramubyoza amababarire 7 ukuba 70 simpamya ko uyu muntu yakoze ibyaha inshuro 190 imbabazi ze zirahari igihe cyose akoze icyaha uko agenda cyatura niko abagenda yemera ko ari umuyandi nkeya kandi yemera ko akeneye ubufasha iyo umuntu rakiri mu ntege nkeya abakeneye support akeneye umuntu umufata ukuboko azakomeze kwatura ariko ikindi icyaha baragihunga ikimutera icyaha kirahari ntabwo icyaha gipfa kuza gifite inzira kinyuramo azahunge aho icyaha kibera igituma akora icyaha kirahari azahunga inzira z'icyaha icya kabiri ashaka n'umuntu agirira icyizere amwaturire mukuru umubikira ibanga ajya amusengera mubaza naho agejeje yatura yego niyo nama namugira yego ariko icyaha kiranesheka kandi hari icyo yanesheje watangiye uvuga ati abandi baratsinze ntukagire ngo ikosa ni ryo wakwigisha icyo cyaha kimwizingiraho hari abandi mu ijoro azasanga baragishoboye barakinesheje nawe arasabwa kukinesha muri societe abamo kuko umwuka wera nicyo cyatumye aza ku isi nasa imbaraga z'Imana uti umwuka wera ngo unufashe kandi atanesheje icyaha icyo ngicyo kimwizingiraho n'ibyo yanesheje yababeshya
nabanza nesha nk'uko yanesheje n'ibya mbere, kandi niba byose bikimizingiyeho natangire gukizwa amenye bahera bakizwa ibyaha biranesheka. Murakoze cyane. Uyu we yitwa Godanse Diva niko yanditse, yaravuze ngo yo pastor ndagukunda kubi pe, mbese ndi kugenda mbundi muntu ariko ndumva wazagaruka ukansobanurira ikibazo mpora nibaza. Ese kuko karande ibaho? Ese nibibaho umuntu yabwirwa n'iki ko ayifite? Ese ni ryari umenya ko karande yawe yakuvuyeho? Haba hari ibimenyetso se bigaragaza ibyo byose? Ibimenyetso avuga ni ukumenya niba karande ikuriho, ni no kumenya niba yarakuvuyeho. Yego, arashaka kumenya niba karande ibaho. Ikibazo cya mbere, karande ibaho. Icyo nicyo cya mbere. Uti karande ibaho gute? Karande ziri mu buryo bubiri, hari karande nziza na karande mbi. Reka rero mbere kuri karande nziza mbone kujya kuri karande mbi, hanyuma mvuge inziza kuko nta n'uwayanga. Pawulo yandikira Timoteyo, yaramwandikiye ngo njya nkureba ngakumbura, ati njya nkumbura kukureba ngakumbura amara yawe, ngashaka kumva usenga, kibuka kwizera kukurimo kutaryarya, kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi, bukeye kuba muri mama wawe naye kukurimo. Ubwo ni karande eshatu, karande yo kwizera. Yabanje muri nyakura Timoteyo, ejya muri nyina no muri we. Ni ukuvuga ko n'abana ba Timoteyo babonye wabonamo ya karande yo kwizera. Noneho Bibiliya ikavuga ngo mpora ukiranirwa kwa bande, kw'abana ngahera kugagiza ku buvivi n'ubuvivure, generasiyo hafi enye bari ku gihano cy'Imana. Ahabu yakoze ibyaha bikomeye, Imana imubwira izamubaho, ahita abwira ati wambabariye, amubwira ati ibizakubaho n'ibikikubaho bizaba ku bana bawe. Imana yabwiye Dawidi imubwira ko hari imigisha izamukomezaho kugeza ubwo karande y'Icyami izakomeza kuri Dawidi no kuri Salomo. Inamubwira yuko nubwo yacumura ingizamuha imbabazi. Yamubwira ati umwana nacumura azamukubita inkoni nyine nk'ababyeyi. Karande zibaho rero. Karande ni igiki? Ni ikintu kikurikirana umuntu gihereye mu gisekuru cyahaturuka kikamubaho n'abazasiga. Hari karande nziza rero, haba na karande mbi n'indwara zibaho. Naguha urugero, ujya kwa muganga kubaza ngo urwara sima, muganga kubaza ati se nyogokuru arayirwara? Ati na nyoko. Ati cyane. Ugasanga ari karande ya diabete, karande ya sima, ugasanga abantu bagira imvi, ati izi mvi zo kwa nyirakuru, ukajya usanga abantu bagira ibitwenge, ati nyina niko yameraga. Ni ukuvuga ngo uyu muntu abyaye umuntu ntago amuha umubiri gusa, amuha amarangamutima ye, akamuha umubiri, akamuha n'ubwenge. Donc umuntu ubyaye umuntu mubyara uko umuntu agizwe n'umwuka n'umubiri n'ubugingo, ni kubiha n'umuntu uzabyara. Hakabaho rero n'abantu bagiye bakorera Satani, ukavuka mu gisekuru cyakoreye Satani cyangwa cyakoreye Imana. Urumva iyo cyakoreye Imana, urabona ko imigisha y'Imana igenda no ku bana. Urumva imigisha y'ababyeyi, abantu bakoreye Imana, imigisha y'Imana, isezerano ry'Imana kuri abo bana bibakomerezaho. Iyo si karande nziza. Ariko n'imiryango yakoreye Satani, ku buryo niyo umuntu abaye usanga imivumo, gukuramo inda, gupfusha, impfu zidasanzwe, gukenyuka, ugasanga bikurikira abantu. Ubwo cyambere turagisubije, karande zibaho. Ntiwazihakana kandi zihari. Umuntu nazana abantu bakakubwira kuntu ibintu bimuriho bifite mu miryango yabo, afite n'ibimenyetso. Ubwo rero karande ziriho. Tugereho karande washaka ivaho. Karande ivaho. Karande nziza wayumvise ko idakwiye kuvaho. Yo ntisengerwa irahari. Ahubwo dukwiye gusaba umugisha mwiza ugakomeza. Bikaba ku bana, kubuzukuza n'ubuvivure. Bigenda nko ku bantu bane. Erega na Abraham Imana ariko yamubwiye ati abazakomokaho niwe izaha igihugu. Karande mbi rero ivaho ryari? Karande mbi, ubundi karande mbi ubwo ni umwuka. Umwuka ugenda ku muntu tuzereraho, ukagukurikira niyo wagiye mu mahanga, niyo utuye, niyo aheko ubona warambutse, wambuka inyanja, utega indege, ubona imigabane, ugasanga wa mwuka udasaba viza ukagusanga aho wagiye. Usanga ibintu by'iwanyu byagusanze aho wimukiye mu mahanga. Ni gute rero bibaho? Ni gute uwo mwuka umuntu awuca? Ni gute birangira? Bibiliya itanga igisubizo, ikavuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ibya kera wabyumvise? Yego, ndabyumva. Ibya kera dore byose bibaye bishya. Urumva karande irangiye. Ariko ikibazo gihari ni muri Kristo Yesu hehe. Ni abantu batamenye. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, iyo bivuze umuntu aravuga ngo uyu muntu ari mu idini, ngo uyu muntu yabatijwe. Oya, abantu barabyitiranyije. Ntago iyo umuntu abatijwe aba avuze ngo ari muri Yesu, kuko kubatizwa ku mpamvu zindi. Muri Yesu ni hanini. Reka nkubwire
wenda nihuse abazi ihema ry'ibonaniro ryagiraga ibice bitatu. Hari aho bitaga hanze mu ihema muri jardin yayo mu rugo rw'imbere, urugo rw'ihema ariko imbere mu rugo ngaha twicaye habaga hari igicaniro cy'ibitambo n'igitereko n'igikarabiro. Aho hantu hanze bose barahageraga kuko niho bakoreraga imirimo yo kweza ibitambo. Hageraga abatambyi n'abatamba, hari mu rugo habaga isazi kubera umunuko, ivu, imyotsi, mbese nabo nuharebe ahantu babagiye, ahantu bokereje inyama, inka igakongoka, wumva umunuko, wumva umwotsi, hakagira rubanda rwose. Ariko aho ngaho naho hari mu ihema imbere, kandi ihema ryari Yesu. Ubwo ni muri Yesu, ariko hanze muri Yesu ubwo ni za Gorogotiyo, ni mu kwatura, ni mu kwihana. Urumva ibyo byaha birimo bishya, ariko waharangiza bakakubwira ngo nuva muri ibyo bitambo jya kwezwa. Ndimo mvuga ukuntu karandishira oya imbere ntagahagera. Mbere yo kwinjira mu ihema byagiraga ibyumba bibiri kwezwa. Hari base, hari igikarabiro, gukaraba bya bintu byose by'imyanda byitwa kwezwa. Iyo tumaze gukizwa ntituba tugeze mu ijuru, hari ibindi bintu biba byatuguyeho bisaba kwezwa. Uko ugenda rero wizera amaraso ya Kristo ugatamba neza igitambo cyawe, Bibiliya ikavuga ngo Abaroma 12 ngo nuko rwose ndabinya imbabazi z'Imana ngo mutange ibiri yanyu ibitambo bizima bishimwa n'Imana, kandi nimwishanye nabiki gihe ahubwo muhinduke rwose. Gukizwa ni process. Abantu baza gukizwa ari event cyangwa evenema, ikintu kiba rimwe kikarangira, niho ikibazo kivuka. Iyo rero ukijwe umunsi umwe ibyo bintu ugakizwa umunsi bwacyo ugasubirayo, uba wongeye gusubirana n'ibya kera. Kuko twavuze ngo iyo uri muri Kristo Yesu, ndaza kubira mu cyongereza ukuntu babivuga, bavuga yuri muri Kristo Yesu, bavuga yuri connected. Kuba muri Kristo tandukanye no kuba connected. Connected ni uko ucometse, nuvuga ngo ushobora ko ucometse muri Kristo none iyo ucometsemo ibya kera babishize, iyo ucomoye bisubira uko wari uri. Reka tujye mu bintu by'Abanyarwanda. Ibi by'Abanyarwanda byarembuye Abanyarwanda, amoko y'Abanyarwanda atanabaho. Burya Abanyarwanda n'abantu bamwe bavuga ururimi rumwe, basangiye ubuzima, ariko dayimoni irajizana ibintu by'amoko bitewe n'amateka banavukamo. Bibereka ko batandukanye. Iyo umuntu ari umurokore ariko afite ibihe byiza yumva ari umurokore cyane, ariko iyo ucomoye usubira iwanyu wumva uvuka hahandi. Umwakibona nk'umurembo. None rero iyo umuntu acometse muri Yesu nibwo abicara mu imivumo ndimufata. Ariko iyo ucomoye ushobora gucomoka muri Yesu uri mu idini ufite n'umwanya mwiza, ibya kera biragaruka bishyira ryari. Iyo umuntu acometse basomye rero icyongereza rero ngo iyo uri connected, ntabwo iyo ucometse connected ushobora gucomora telefone umuriro ntugemo, umuriro urahari ariko wacomotse. Mu ihema ry'Imana rero iyo wavaga mu bitambo, mu rusaku rw'abantu benshi, mu mihango y'amadini n'imigenzo, nicyo bishatse kuvuga. Biga tubona kubatizwa, gukomezwa, bakomezwa, iyo ni imigenzo abantu bose wowe n'abatambyi n'abapaseri bakubona ubu kiri kumwe mu rusaku. Ujya aho bita kwezwa, ukezwa uvuye muri bya bindi by'imigenzo, winjira ahitwa hera. Ahera rero iyo hageze nta kintu kigufata, kuko wasanga igitereko cy'amatabaza. Ubwo ni amasengesho ahumurira Imana. Kandi uvuye kwezwa iyo ugeze aho ahitwa hera uhasanga igicaniro cy'imibavu. Imibavu ni amasengesho. Igitereko cy'amatabaza ni amavuta y'umwuka wera. Igitereko cy'amatabaza 7 ni umwuka wera mu mutima wawe. Ukahasanga n'umutsima. Ubwo ni ijambo ry'Imana urya buri munsi, amasengesho ya buri munsi, ukagerekaho no kuba umwuka w'Imana ari mu mutima wawe akanakweza ibya kera ntibigufata. Muri Yesu ni hanini rero. Nibave hanze mu rusako, bave mu nduru, bave mu migenzo, yinjira aho abantu batamureba. Kuko aho ngaho mu ihema ry'Imana ujyayo wenyine, ni ahantu ugira uburokore bwawe. Aho iyo ugeze mwe naho nta kigufata. Nongera afata umugozi acomeke, nongere abe connected neza, umuvumo uragenda, karande ziragenda. Okay. Murakoze cyane. Niho Paulo bure yavuze ubwabwiraga Abagalatiya ati ntabwo tukibarebera mu masekuru. Uhereye none ntaho usonye gutekereza dushingiye mu masekuru, kuko iyo ugeze muri Yesu ubikere mu gishyi bya kera. Nukuvuga rero ngo nuko ikibazo ntabwo kiri ku bya kera, ahubwo nuko ari aho bageze bitaviramo. Hari icyo mutagezemo, nagira amazumva bigiye. Muri mbye ravuze ngo
ngiri n'itangiriro ry'umunezero wanjye nitangirira ariko nitangirira yaratangiye ntabwo yari yagira ku munezero wuzuye nitangiriro ry'umunezero wanjye aha niho umutwaro wamvuye ku mugongo avuga ijambo ryiza kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane ntazibagirwa ukundi umutwaro uva ku mugongo imitwaro ya karande na kavukire igiva ku muntu abadayimoni bakabimenya najya aho hantu rero murakoze cyane hari umuntu w'i Burundi amazina yakoresheje ndabona yaranditseho ngo teka neza ubwo bifitanye isano n'ubuhamya nifuje kukavangamo kubera ko karamotivatinze naragashimiye cyane uburyo yakuri iki kiganiro duheruka gukora nacyo kwizera aravuga ngo uyu mukozi w'Imana muzomugarure kabisa yigisha neza kandi ibiganiro vyiwe muzobicishenshi ubundi dukeneye abakozi b'Imana nkabaje nari umuyaya niko avuga saba Imana akazi ka miliyoni mfise amashuri 5 ya primaire naciye ndonka ka miliyoni 1 n'igice ubu anarenga ati nabonye miliyoni 1 n'igice inarenga ubu Imana igiha ico wayisavye kabisa nza nibaza kuki ntasavye miliyoni 5 impamvu nzanye iki kintu hari igihe tuvuga ibintu byo kwizera abantu bakabyumva mu kirere bakabivuga ati ni iby'Aburahamu ariko uwo yaravuze ati nasabye gake ahubwo umuntu abyumvise ku muntu wo mu mashuri abanza usaba akazi ka miliyoni biragoye ariko we umvise ko yanabirenze tunamushimira ko nyine yumvise inyigisha kumva ko ngo nuko ibintu nk'uko Imana ibyumva okay hanyuma ikindi kibazo kiravuga ngo ariko hari icyo nkwisabira ni gute nasenga umwanya munini cyanke nawe ubwo n'uyu Burundi yitwa Shimirimana Adele ati cyanke isengesho rirerire ikindi mu buryo bwo gusenga ni gute nabona Imana mu buryo bw'umwuka narasenze ariko narayibuze kandi nyishaka ikibazo ho kiri iki ngiki gusenga niho kuburana urubanza narabivuze nzongera mbisubiremo gusenga ni ukuburana gusenga no gusabana n'Imana yego gusenga yubaye gusaba yusubijwe ntagugaruka ariko iyo umuntu asabana n'Imana ahubwo umva yikumbuye yego ukumbuye kubana nayo iyo ukumbuye no kujya gusaba Imana kubera ibintu bishobora kuza nk'ubona umwanya wo gusubirayo ibyo wasabaga byaza ntusubireyo ariko iyo ukunda Imana biravuga ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo kambwira aba bantu bose banteze amatwi urukundo Yesu adukunda ntago ari urukundo rw'ibiryo kubera ko harimo abantu bajya barya badasenga batazi ko n'Imana ibaho ari kubarya neza ariko reka mvuge ko urukundo Kristo akunda uyu muntu ni urukundo rw'abasheri abasheri yego none se ni gute umusharabana n'undi ni gute waza ukambwira ngo ngiye ngo ndi kumwe na sheri wanjye muri cyo tuvugana ibibaho sinzi abo turi kumwe ninde muntu ukunda umuntu kuri ahubwo ikibazo we muri kumwe umwanya wabana muto ikibazo kiri mu rukundo akunda Imana ntago ikibazo kiri mu gusenga ikibazo Imana ukuntu yizi nabi na Yesu amuzi nabi Yesu ashobora kuba amuzi nk'umuntu umufasha ubuzima bwa buri munsi kumutera nkunga imufasha ibibazo ntamenye aho Kristo yaje mu isi kurambagiza umugeni abamwemeye bakamwizera yabahaye urukundo rwa fiançailles umusheri wawe rero muraganira bazayebe yo muri chat muchatinga n'umusheri wawe muraramwiciye bugacya ikibazo kiri mu rukundo akunda Imana tikiri mu byayiganiriza urukundo niko ikibazo afite yego ntago ikibazo kiri mu byo bavugana umukunzi wawe iyo utakimukunda nibyo tumwa guhayura buhagarika niyaguhamagaye urayireke gacika urukundo niyo kibazo afite hanyuma rero urukundo rwaburiye urukundo rwatewe nuko ubutumwa umusheri yamwandikiye atajya busoma uguze ubutumwa abakunzi ba Kristo yabandikiye ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ni ibaruwa Imana yandikiye abakunzi Yesu yandikiye twebwe Bibiliya ni ibaruwa y'urukundo yo kuba dusoma mu gihe tumutegereje rero uko usoma rero amagambo ya Kristo ni kubona icyo ukora icyo uza gukora feedback amagambo y'Imana twariye niyo atuma muri konsenga amagambo y'Imana yari make muri wowe ubona icyo usenga no kuvuga ngo ngiye gusoma message y'umukunzi wanjye nkora cyo bitari pray gusubiza message uko ari nyinshi ni kutinda iyo usomije muri Imana ikagura muri mwe iyo ryuzuye muri wowe riba rivanze n'umwuka wera iyo ugiye gusenga ni ya magambo garukaho aribyo nise kamagambo y'Imana ahinduka itegeko ugasanga aho ugiye kuyagarukaho ikibazo afite rero suko umwanya wo gusenga wubura urukundo akunda Imana ni ruki kandi urukundo ntiyarukunda Imana yavuze ngo ni mu nkunda muzitondera amagambo yanjye ni mu nkunda
muzitondera amagambo yanjye nanjye nzazambane namwe. Unkunda nanjye nzamukunda. Ariko ikinekano ko munkunda nuko mwitondera ijambo ryanjye. Niba atita ku ijambo ry'Imana, urukundo rw'Imana rwamubamo gute? Ntibishoboka. Numvise isomo rikomeye cyane. Niba abantu bajya gusenga bashaka kwesa kimwe ibibazo, iyo bikimutse ngenje gusaba akazi, ubanza ubyumve akazi ndakabonye, nzaza gukora iki? Ntabwo wagaruka. Si byose kandi Yesu bimpaye. Ariko niba nsabana na Yesu nzavuga nti ewe umukunzi wanjye mva nubwo mfite akazi kenshi ndamukumbuye. Abantu bagikumbura Imana, bakumbuye iby'Imana ibaha. Nibave mu bintu byo hasi, ntago urukundo dufitanye na Kristo urukundo rw'umuterankunga. Ahubwo ni umukunzi w'iteka, nyuma y'ubuzima tuzabana iteka. Nibakundane nk'uko umushera akundana na mugenzi we benda gukorana ubukwe. Yego. Uyu yitwa Munyana Chantal yaravuze ngo mu by'ukuri nubwa kabiri nkumvise, ariko urigisha kumva umwuka wera ari kumwe nawe, Imana iguha umugisha mwinshi. Tewo niwongera guhura n'uyu mukozi w'Imana uzamumbarize ngo mbese kuzura umwuka wera no kuvuga mu ndimi gusa, cyangwa ntabwo ushobora kutavuga indimi ariko umwuka w'Imana kuriho? Murakoze cyane. Nicyo kibazo afite. Ikibazo aravuga ngo kuzura umwuka wera no kuvuga mu ndimi gusa. No kuvuga mu ndimi gusa. Ese nta muntu wuzura umwuka wera ntavuge mu ndimi? Avuze ikintu cyiza. Mu by'ukuri icyagaragaye ubushakashatsi bwakozwe kuva umwuka wera yaza ku munsi wa Pentecote kugeza none, abantu bose babatijwe mu mwuka wera. Babatijwe. Subirimo kubatizwa. Navuze hari kubatizwa no kuzura umwuka wera. Agomba kubitandukanya. Umuntu wese wabatijwe mu mwuka wera avuga mu rurimi rushya. Byaragaragaye bavuga mu rurimi rushya. Hari bamwe bemeza ko rwa rurimi rushya uvugamo wabatijwe yuko amije kugira ibihe byiza n'Imana ukomeza kuruvugamo nka mbere. Mvuze bamwe babyemera gutyo kandi bakabikora bikashoboka. Bakavuga bati ni gute ubuze mu rurimi rushya umunsi ukarekera? Ubwo si ururimi rushya rwagiye he? Ahubwo ni wowe ufitanye ikibazo n'Imana. Hari n'abandi bavuga bati ururimi rushya yukomeje kuruvugamo n'impano, kuko mu mpano z'umwuka wera harimo kuvuga indimi nshya, hakabamo kuzisobanura, hakabamo no guhanura. Ariko mu bimenyetso Yesu yahaye itorero, Matayo, Luka 10, Mariko 13:16, Mariko 16:16 aravuga ngo dore ibimenyetso bizagumana n'abizera. Mu bimenyetso bizagumana n'abizera harimo rero gufata inzoka ntigire ikibatwara, kuvuga indimi nshya ni ikimenyetso kigumaho, no kurya uburozi ntugire icyuba, no kurukana abadayimoni, no gusengera abarwayi. Myani magambo rero, iyo umuntu yuzuye umwuka wera, hari kubaswa umwuka wera, kubatizwamo akenshi biraba nyine n'umunsi bibaho ukumva umwuka wera yije mu buzima bwawe, arakubatije wese kandi biba nibanga. Tubatizwa ngabandi babiyoberwe, nawe ntiwabiyoberwa. Iyo ubiyobewe unumva ko utabatijwe. Mu mwuka wera ubatijwemo nta gushidikanya ngo ese nabatijwe cyangwa se mbatijwe. Iyo ushidikanya nzo wabatijwe, ibikubaho nta kindi gihe biba bisa nkabyo. Ni nk'umuntu wakoze ngo narabyaye cyangwa se nabyaye, ndi umugore cyangwa ndi umugore, urabeshya. Ubwo we ntabwo urutubeshya. Umuntu wabyaye ntiyakubwira ngo se niba narabyaye, niba ngira umukobwa, oya. Umwuka wera yakujeho ntubiyoberwa. Kuba kuza umwuka wera rero, iyo ugize ibihe byiza, intumwa yo zagiraga ibihe byiza nyuma ya Pentecote. Yego. Ngo aho bari buzuzwa umwuka wera bavuga mu zindi ndimi, bahoraga buzuzwa. Aho bitandukana no kubatizwa, ibyo nuko uwaramaze umwuka bari mu buzima bwawe ku buryo bidasa nk'ibya mbere, ariko umunezero uruta uwa mbere. Ko mbere ntubuzi n'ibyo urimo, bikubaho utanabizi, ariko ibya nyuma urinjuyingura nezerwa, uraryoherwa. Hanyuma rero ndashaka kuvuga ko umuntu ikintu gikomeye mu bintu byose bibaho, byose mu by'umwuka, no kumwuka wera kuyobora. Niyo kintu gikomeye kuruta ibindi. Ushobora kuvuga mu ndimi nshya uri umunyamanyanga, uri n'ibandi turabazi. Ushobora guhanura, ubuhanuzi bugasohora, uri umujuru n'umusambanyi, ubuhanuzi buzima ariko wowe warapfuye. Ushobora kuba umukozi wari ukavuga ubutumwa bwiza, ariko nijoro ntuzarikandagiremo. Kubera iki? Ibimenyetso byo kuza kwa Yesu harimo ibimenyetso n'ibitangaza Satani akora. Satani ashobora kwigana kuvuga mu ndimi, ukazivuga muri Satani ugukoresheje. Satani ashobora gukora n'ibitangaza. Kuko Bibiliya yavuga ngo hazaza benshi bafite basa nk'abambaye uruhu rw'intama ariko imbere amasega aryana. Bazakora ibimenyetso bitangaza byinshi. Ntabwo Imana itinda ku mpano, ahubwo Satani ntiyigana imbuto z'umwuka wera. Ubyumve neza, Satani yigana impano,
ariko ntigana imbuto ntigana kuvuga ukuri, ntigana urukundo, ntajya yihana. Abantu rero nabo bameze batyo, niba bafite impano z'Imana ariko bakaba batagira urukundo rw'Imana, banga bene se, ibi barimo ni ibindi by'abadayimoni, kuko nabo dayimoni yakora ibyo byose bakora. Igikomeye mu mwuka wera ni ukuyoborwa n'umwuka wera, kandi yakuyoboye akuyobora muri kamere y'Imana. Bibiri kavuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana n'abana b'Imana, nareke ibyo kuvuga ibindi, ahubwo ubuzima bwe Imana iba muri we, anesha icyaha. Ibindi ni bito kuko n'abandi babyigana. Satani ntago yigana imbuto z'umwuka wera, ariko yigana impano z'umwuka wera. Niyo mpamvu rero abantu bayoberwa ngo uyu muntu umuntu w'Imana. Abantu beko Yesu yaravuze ngo kuri uwo munsi benshi bazavuga ngo mwami mwami, twarahanuraga mu izina ryawe. Avuga ati sinigeze kubamenya. Kandi ntabwo azavuga ati oya ntimwahanuye, azavuga ati mwarahanuye, ati mwakoraga iki kindi, ati bitangaza twarigishaga, ati ko ntabazi. Kuko abavuga mwami mwami se bazanye umugambi w'Imana keretse bakora ibyo Imana ishaka. Uyu rero nave mu bintu bito, nabanza ayoborwa n'umwuka wera mu buzima bwe. Naho ubundi umwuka wera niba muyobora, ibindi biroroshye. Azamuyobora no kuwuzura no kwira imbuto z'umwuka wera. Yego, murakoze cyane. Yitwa Denise Uwikeza, yarabajije ngo Imana yaravuze ngo Uwiteka abamugisha, ariko pastor ni gute wapima ukwizera kwawe? Ubwo twari tugendeye, yaragendeye kuri ya nyigisho yo kwizera yo kwizera. Ukwizera kurapimwa ahubwo. Bibiliya ivuga ngo ntabwo Imana izakundira ko mugeragezwa ibirenze kwizera kwanyu. Mugeragezwa ibirenze, uwo si umunzani se, kugerageza ibirenze kwizera. Kambwira abantu bose ahubwo tuzize amatwi, ntabwo Imana igerageza umuntu, igerageza kwizera. Ntago mwarimu abaza umunyeshuri ikizami akubaza ibyo yakwigishije. Ikintu rero Yesu yanavuze ngo ese ningaruka ndasanga kwizera kukiri mu isi, nta kimana ibaza umuntu ikubaza kwizera kurimo. Kwizera kwawe rero niko gupimwa. Tujye kwa Yobu. Yobu se ntiyapimwe cyane, yarapimwe kugeza ubwo tureba niba gusingiza Imana kwe no kuyikunda bifite isano no kugira abana n'ibiryo. Byarashize yo baravuga ngo niba bimpaye n'ibijyanye, ngo ntihatuka Imana. Aravuga ngo naho napfa napfa nyiringira. Urumva ko Yobu yarageragejwe. Ntabwo Imana ishobora gutunga umuntu itazi. Kwizera yugeraje bireba ngo hahirwa uyihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa zahabwa ikamba ry'ubugingo. Uvuga ko kwizera kwanjye kurageragezwa. Ibyo umuntu acamo rero ni ikizami. Niba umuntu aca mu bikomeye biragaragaza urwego agezeho. Ntabwo Imana izemera ko ugeragezwa ibirenze kwizera kwawe. Bivuze yuko hari ibigerageza Imana yemera ko biza ku murokore bije gupima kwizera kwe. Yabajije ngo ni gute namenya igipimo cyo kwizera kwawe kingana n'ibyo unesha. Birahagije. Ibyo unesha nibyo bizakumenyesha kapasite yawe. Ni nkuko navuga ngo ni gute umwana amenya umwaka yigamo, mubaza ibibazo by'ishuri abamo. Uhita umenya niba ari mu wa mbere ari mu wa kabiri. Icyo namenyesha abantu, umuntu utizeye ntago ajya yimuka. Iyo utsinzwe n'ikintu mu kwizera, ntabwo Imana yaguhembera ikintu utakoreye. Yakwa Aburahamu yagomba kuba sekuruza w'abizera. Ubwo kuba sekuruza ni ukubikorera. Imana igenda imubwira ngo nza biri muri future, nzakugirwa ku bukomeye, nzaguha umugisha, uzaba umugisha, biri muri future, nza muri fitiri. Bivuga ko azabikorera. Yagomba kwizera iki? Guhabwa umwana mu buryo budasanzwe. Ageze hagati ibi aratsindwa. Uzi ko yatsinzwe, umukecuru akamubwira ati ndashaje, ibyo Imana avuze ntiyabishobora. Dore umukozi wo mu rugo ryamana nawe ubyara umwana. Baramubyaye umwana aravuka. Umwana ugushidikanya witwa Ishimayeli. Bamutunga mu rugo kubera kutiza. Utiza yikora icyaha. Ikintu mbwira uyu muntu wese unyumva, ibyaha barokore bakora ni ikimenyetso cyo kutizera. Icyaha cyose. Kuko umuntu wizera aranesha. Kwizera kuduhesha kunesha. Tujya mu ntwari zo muri 11 mu Baheburayo. Kwizera kwatumye Abeli. Kwizera kwatumye Enoki anezeza Imana. Kwizera kwatumye Nowa. Kwizera kwatumye Yosefu. Kwizera gutuma umuntu anesha. Iyo rero umuntu aneshwa n'ibyaha, amenye ko kwizera ko gufite ikibazo. Aburahamu baratsinzwe. Umuntu wese yatakaje kwizera ahita akora icyaha. Uzi impamvu yatakaje kwizera kuri icyaha? Nuko yatakaje kwizera ubura n'Imana. Imana ntibaho nta kwizera. Amaboko asingira Imana no kwizera. Amaso areba Imana no kuyizera. Amatwi yumva Imana no kuyizera. Abisiraheli iyo babaga baritse kwizera bawumbaga ikimasa. Bakavuga ati iyi niyo Mana yadukuye muri Egiputa, timubumbe tugende. Bakayishira imbere ati iza twamuta n'inyanja. Kandi bayibumbisha amaherena bari bambaye. Ni kuvuga ngo iyo utakaje kwizera ubumba ikimasa. Wirwanaho utanga ruswa urirwanirira. Hanyuma reka tuye ko Aburahamu rero ariho dusoreza. Aburahamu uko byamugendekera kuzi. Aratsinzwe.
abyaye umwana wo gushidikanya Ishimayeli kuko Imana ari juste ikiranuka iragenda izana umwana bidaturutse ku kwizera kwe yego arasama asamye Imana isanga ko Aburahamu azajya kwirata mu bantu ajya avuga ati haleluya ati bene data nabyaye mvuze Imana turabeshya ufite umwana wo gushidikanya Ishimayeli ari mu rugo rwawe uwo nguwo niwo nakuzaniye ngo aragaze ko ngiranuka kugira ngo utsindire ikamba ryo kwizera turamwica noneho ubyara uwawe wo kwizera ariko uwanjye nayizanye ni ukumukuraho tugatangira muri bushya Aburahamu aravuga ati sinzatsindwa kabiri numva ndi mahirwe niba mbwira abo turi kumwe uyu mwanya hari abantu batsinzwe bafite abayishimayeli mu rugo bakeneye Imana ibahaye amahirwe yo kongera kwizera Aburahamu aragenda aravuga ati ndamwica ndebe uko ubigenza aragenda neza afata inkota amanuye ngo amuce umutwe amwice iramubwira ati mva cya gikombe cyawe uragikoreye ni iki cyerekana ko umuntu yizera ni uko anesha iyo umugerageza yego nta kindi murakoze cyane turasoreza kuri Faustina Inyase yego yaravuze ngo Imana ibahe umugisha murakoze cyane mukozi w'Imana ayo mahirwe ya kabiri aba ku bintu byose bijya guhura n'ibyo twari tuvuga gusa amahirwe ya kabiri aba ku bintu byose cyangwa ni kuri bimwe impaka ku bashaka amahirwe ya kabiri zabaye ndende bigatuma abantu bamwe baba abacamanza ku bandi murakoze ntegereje igisubizo arimo aribaza ayo mahirwe ya kabiri aba ku bintu byose amahirwe ya kabiri aba ku bintu byose abantu bose Imana ibaha amahirwe ya kabiri uti amahirwe ya kabiri ni iki akenshi tubanza kubyica ubuzima bwacu kuko hari ibyo Pawulo yigeze avuga mu rwanda rwa Timoteyo igice cya 12 yashimye Imana yashimira umwami wacu Kristo ko yambashishije akangabira umurimo we nubwo nabaje ko umutukanye n'umunyarugomo yarabimbabariye yabikoze mu bujiji ntarizera ariko aravanga ubwo buntu hawe ntibwabaye bwo gupfusha ubusa ahubwo nakoze imirimo iruta ya bose mu rwanda rw'Abakorinto ibice 15 umurongo wa 3 aravuga ngo yaravuze ngo nubwo nabanje kumutukanya yego ngo ariko ngo nanjye rambonekeye ndi nk'umwana w'icyenda ngo hanyuma nkora imirimo iruta ya bose bangaye intumwa zose Pawulo arusha abantu bose yamaze kumenya ko aho undi mugisha amahirwe ya kabiri nayahe kuba duhawe uyu mwaka ugize ngo uyu mwaka duhawe 2021 uvuga iki se dufite ibintu twangije umwaka washize ariko namahirwe Imana ya kabiri Imana duhaye kuba umuntu yongeye kumva ijambo ry'Imana akaba ari muzima avuye mu burwayi hari abantu barwara Imana ikongera kubaha amahirwe ya kabiri Hezekiya yararwaye imwongerera iminsi yo kurama ubu Imana atonye iminsi yo kurama ngo tuyikoremo ibyiza Imana yatanga ku bintu byose hari igiti cyo muri Bibiliya yerekana ko nyiracyo yaje kukirimbura numva umugani uwuzi uragira uwo murima umuhinzi uzi icyo yavuze yaravuze ngo reka dutangane ongera undi mwaka ndashaka kubabwira rero ngo ubu ngubu tukivugana n'uyu muntu ubu ngubu ashaka yamenya ngo nabikora neza ibyo nangije birahari ariko reka uyu munsi mbikore neza Imana itanga amahirwe ya kabiri haba mu buzima bw'umwuka no mu mibereho yacu ya buri munsi Imana nicyo kintu ahubwo ikora gusa na Yesu burya yaje nk'Abisiraheli babyishe umubano wabo n'Imana wangiritse kubera amategeko ya Mose haze Yesu aje nanone nawe baramwica Imana ihora itanga amahirwe ku bantu bose n'uyu munsi ko umuntu agihumeka yumva ijambo ry'Imana n'amahirwe Imana imuhaye ubu se barayabyaza iki ubu ngubu ko covid imaze iminsi yaraduteye umwaka ushize urabona ukuntu covid yaje abantu baretse iki mu byo bakoraga mbere yayo ntacyo n'iki baretse gukora ntacyo ahubwo bavuga ati yabarirangiye udusubire mu byaha byacu Imana ihora itanga amahirwe ya kabiri rero ndumva twasoreza aho ngaho yego turasorezaho ibyifuzo abantu mwatwandikiye twagerageje kubinyuramo ubwo niba nawe bifite uraza kubibaza ubwo wenda harimo umuntu utari waratekereje ko umwanya uzabaho ariko ubu wenda azahita abaza ariko nabibutsa ko ibibazo nk'ibi umuntu abaza umuntu asubiza ku rwego rwe ntabwo uri kamara uko usubiza ikintu ku rwego umuntu avuga ati nta wundi wasubiza neza kumurusha njye ninjye ubajije ni nanjye ugusubije ariko hari n'abandi benshi bazagufasha baranabafite ntabwo turi abambere dufite iyi cano hariho abantu benshi b'abahanga bazi no gusubiza ariko ikintu kirenze byose si ukumva ni ugushyira mu bikorwa ahubwo ibyo wumvise yego murakoze cyane pasiteri mufashe tumushimire rero namwe turabashimiye mwabajije kandi namwe mwatanze ibitekerezo hari abavuze atajya ahoraza hari abavuze ati ubundi hari abagiye batwandikira no mu gikari bakavuga ati pasiteri mujye mumuhozaho ariko nawe umwanya we ntiwamukundira rero Imana ibaha umugisha pasiteri kadusabe kubw'ibyifuzo by'abantu benshi mwagiye mwumvamo ikibazo gihari
nyamukuru abantu bakwiye gusobanukirwa Kristo. umubano wabo n'Imana. Ikibazo cyose dufite abantu Imana ntibayimenye, kandi noneho no kubana nayo ntibabizi, kubera babigisha Imana nabi. Bavuga ngo Imana itanga ibiryo, bakagira ngo abantu batagira Imana ntibajya barya. Dufite abantu batazanasenga barya. Yesu Bibiliya avuga ngo Yesu yaje kugira ngo intama zibone ubugingo bwinshi. None abantu bakora ubugingo babonye ibindi bitari ubugingo, bakabaza ibibazo ntibabaze iby'ubugingo, kubera ko ubugingo ntibamenye icyo Yesu yaje gukora. Ariko Yesu yaje ngo intama zibone ubugingo bwinshi. Ngiye kubasengera abantu bave mu rusaku, bave mu isazi, hahandi hanze, wumvise hahandi hanze, hage ni mu idini, ni mu migenzo, naho abantu bakubona, twa tuntu dukora abantu ngo baturebe, binjire mu cyumba aho winjiramo wenyine, bahabone umwuka wera uba mu mitima, ariyo cyumba, aryo igitego cy'amatabaza, bahabone umutsima wa buri munsi, bahasengera amasengesho y'umwihariko. Nibinjira ahantu bave mu rusaku no mu nduru, kuri uri nava mu mubiri azagenda wenyine. Uzi ko igihe kizagira umuntu akinjira ahantu tutamuherekeza, tugaherekeza umubiri, ariko we yagiye ahantu tutazi. Nibave mu mikino, bamenye icyatumye Kristo aza, n'urukundo rw'ubukwe. Reka mbasengere ko nzi neza ko Imana yashimye ko duhura muri ubu buryo, kandi umuntu akizwe neza. Ariko icy'ingenzi, icyo bimusaba cyose ngo akizwe akishyure. Gukizwa birashoboka, ariko ikiguzi binsaba, ese ndemera kugitanga. Zakayo aremera kujya mu giti abone Yesu, ari bwuruke se jyana Yesu mu rugo, nagira mu rugo se ari bwishyure abo yambuye. Mariya aremera ari amavuta yahari, Mariya se aremera amavuta ayahari ayamene kurenga ibya Yesu. Gukizwa birashoboka. Hari ijambo Eliya yabwiye Elisa, abantu bose banteze amatwi babyumve. Urwego rwose umuntu yashaka kugeraho mu mwuka rurashoboka. Icyaha cyose washaka kunesha wagishobora. Uzi ko Elisa yabwiye Eliya, yamubwiye ngo ngiye gukurwaho, saba icyo ushaka cyose, ntiyamuhitiyemo icyo amusaba. Elisa aravuga ngo umpe imigabane y'umwuka wawe. Eliya ntiyamubwiye ngo ntishoboka, yaramubwiye ngo ibyo usabye birakomeye, ariko ikiguzi ndakiguha. Yamubwiye ngo icyo bigusaba ntugishobora. Ndashaka kubwira abantu bose ko isi y'umwuka nta mutiyaje ibamo. Umutiyaje urayumva? Ndayumva. Nta wagutangira, njye nta wambuza gukizwa neza, nta muntu, nta kintu, ntacyo. Ahubwo ikiguzi binsaba uca bugufi, kwihana. Icyo binsaba ikiguzi, turashaka gukizwa kuko twageze ku bindi bintu. Dufite abantu bagiye bagira ku bintu bakoza amanyanga, akakora amanyanga akagira ku rwego runaka, n'agashanga n'agakiza no by'Imana naho anyanganye. Abo umunyamwuka atishyuye icyo abanyamwuka basabwa. Ndagira mu rwego rw'intare, intare zimubwira ngo ntabwo turya kandi ari ibiryo birimo abadayimoni. Daniel yishyuye ikiguzi kugira ngo abavuga uyu munsi hari iminsi yamaze ababaye. Yosefu yanze gusambana, yari kunezwa nk'abandi. Abashaka gukizwa birashoboka, ariko icyo bibasaba bagikore. Reka dusenge. Mana yacu, reka ngushimire uyu mwanya mwiza uduhaye, kandi ngushimire itorero rinini turi kumwe n'abagenzi bajya mu ijuru. Twabonye abantu benshi bifuza kugira imbere mu rwego rw'umwuka, bagakira za karande. Dusanze karande hari aho zifata abantu. Iyo umuntu avuye muri Kristo Yesu gato gusa, ibyakira biragaruka, amoko aragaruka, imivumo iragaruka. Ariko iyo umuntu ahora acometse muri Kristo Yesu, ibyakira birashira. Sengeye mwene data mushiki wanjye turi kumwe uyu mwanya, kugira ngo yemere ikiguzi bimusaba ngo abe umurokore nyawe, kandi ajye mu cyumba cy'ubukwe abo umugeni wa Kristo, amukunde aho kumukenera. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu gira neza. Amen.